Yesu Kristo. Ushimiye Uwiteka Imana yongeye kutubonanisha. Nashukuru Bwana Mungu anatuonesha tena. Kuri uyu mwanya Hii muda. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Izina rya Yesu Kristo. Turahaguruka dusome amagambo y'Imana. Tutasimama kwa kusoma maneno ya Mungu. Yanditswe mu gitabo cya Luka. Iko katika kitabu cha Luka. Igice cya 7. Sura ya 7. Kuraya mirongo 24. Kuanzia mstari wa 24. Turageza kuri 28. Hadi 28. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Luka igice cya 7. Luka sura 7. Mirongo 24. Mstari wa 24. Turageza kuri 28. Hadi 28. Intumwa za Yohana zimaze kugenda, atangira kuvugana n'abantu ibya Yohana ati, mwajyanywe mu butayu no kureba iki? Ni urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Ariko se mwagiye kureba iki? Ni umuntu wambaye imyenda yorohereye? Erega abambara imyenda y'abarinzi ni abagaburirwa ibyiza baba mu ngo z'abami. Ariko se mwajyanywe no kureba iki? N'umuhanuzi? Ni koko, kandi ndababwira ko aruta umuhanuzi cyane. Uwo ni we wandikiwe ngo, dore ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izakubanziriza igutunganya inzira yawe. Ndababwira yuko uwaje yawe n'abagore ari ntawe uruta Yohana, nyamara umuto mu bwami bw'Imana aramuruta. Amen. Imana ihinde ubusomyi bw'amagambo yayo. Mungu abariki usome maneno yake. Mu izina rya Yesu Kristo. Ese buri wese twafatanya isengesho, maze buri wese agasenga yisabira umugisha w'uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Twese dusenge. Turagushimiye Uwiteka Mana ushobora byose. Umwanya mwiza tugezemo kumva amagambo yawe, turakwinginze kugira ngo utegure umwene zacu, utegure imitima yacu n'imitima yacu, kugira ngo ijambo ryawe niriza risange imitima yacu iteguwe. Utegure imitima yacu nk'aba muhinzi utegura ubuhinge bwe, agategura umurima we, kugira ngo nashyiramo imbuto izamere neza. Natwe icyo tugusabye ni uko wategura imitima yacu, ugategura n'imyuka yacu, maze ukaduhereza kumva. Nuvuga rimwe dushobora kumva kabiri, nuvuga rimwe dutere intambwe. Gusabye kuba hagati yacu ukadufasha muri byose, kandi uyu murimo Umwuka Wera awuhagarikire, uyu murimo Umwuka Wera awuyobore, n'abicaye abayobore. Uze ubane natwe, tugusabye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nanone kandi tubasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye Uwiteka Imana kubwo umwanya mwiza duhaye wo kumva amagambo y'Imana. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana riti,
isi n'ijuru bizashira. mbingu na nchi vitaisha. Umwami Yesu ndiko yabwiye abigishwa be Bwana Yesu aliambia wanafunzi wake, ati isi n'ijuru bizashira, mbingu na nchi vitaisha, ariko amagambo yanje lakini maneno yangu azahoraho iteka ryose. yatadumu milele. Ayo magambo azahoraho iteka ryose Maneno yatadumu milele. niyo yatuzanye Yale aliyotuleta kugira ngo nituyumva ukiyasikia natwe tuzabaho iteka ryose. basi tupate kuishi milele. Umugambi w'Imana nyamukuru Shamba ya Mungu ni ukuduhereza ijambo tupatia neno rikadukiza, na tuponya, hanyuma tugasa n'ijambo, baadaye tunafanya neno, Imana ikazatuzamura Mungu akasinyakuwa tukabana nayo iteka ryose. naishi naye milele. Kuko Imana dusenga, Kwa Mungu tunaabudu, Imana twambaza Mungu tunaomba, yitwa Uwiteka. anaitwa wa milele. Intego y'Imana nyamukuru Shamba ya Mungu kubwa ntabwo ari uguterana ngo birangirire aho, kusanyika bishie hapa, ntabwo ari ugusenga ngo birangirire aho, kuomba bishie hapa, si ukuririmba ngo birangirire aho, kuimba bishie si hapa, ukubwiriza ngo bishirire aho, kuhubiri bishie. ahubwo intego nyamukuru Shamba ni kubwa ukuduhereza ubugingo buhoraho. ya uzima milele. Namwe mbakuriye Nanyi nawaitia gutegura imitima yanyu n'imyuka yacu kugira ngo Imana kusudi Mungu izatugezemo ubugingo buhoraho. fikishe ndani ya uzima milele. Inzira yo kubigeraho ni iyihe? Njia ya kufika hako ni Ni ukwizera ijambo ry'Imana, kuamini neno la Mungu, hanyuma nawe ugasaba Imana kugira ngo rituremo. naomba Mungu kusudi uliishi. Maze kuko Imana ari ubugingo Kwa buhoraho, Mungu ni uzima milele. haranditswe ngo Unaandikiwa inyuguta irica nukta inaua, ariko umwuka utuyemo lakini roho naishi ndani uhesha ubugingo buhoraho. inapea uzima milele. Inyuguta nyine ni inyuguta, Kabisa nukta ni, ariko muri izi nyuguti lakini muhizi harimo ubugingo. kuna uzima. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ariko ikituzana hano Ndio tuleta hapa ni ukugira ni inzu y'ikosorero, nyumba ya kukosoa niko baruza byigisha, niko Frank abyigisha, ni inzu y'ikosorero. nyumba ya kurekebisha. Maze twagera hano Tukifika hapa tugahuzwa n'Imana tutandishwa na Mungu n'ibitambo twazanye. na Abisirayeli bahuraga n'Imana kubw'ibitambo, wanakutana na Mungu juu ya madhabahu, natwe turahura n'Imana kubw'ibitambo. juu ya madhabahu. Ariko igitambo gikuru Lakini dhabihu kuu ni Yesu Kristo. ni Yesu Kristo. Yabonye ko nta ntama tuzabona, Wanatapata kondoo, abona ko tutazashobora kwiruka ku numa ngo tuzifate mu ishyamba, tuikapata ndani ya pori, abona ko tutazabona inka, tutapata kupata ng'ombe. maze yo yishakira igitambo nka cya kindi Aburahamu Kama ile Ibrahimu yabonye aliona mu mwanya wa Isaka, katikati ya abona Isaka, intama mu gihuru. anaona kondoo Iyo ndani ntama ya yabonetse mu gihuru ile mu kondoo mwanya wa Isaka wari ugiye gupfa, ni umwami Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Isaka agereranya nje nawe. Isaka analinganisha mimi na Isaka yari agiye gupfa, bagiye kumubaga kugira ngo bamutwike, abe igitambo gihumurira Imana mu mazuru. Kuko Uwiteka yarabwiye Aburahamu ati, Aburahamu, nshaka ko utambira wa mwana wawe. mtoto wako Aburahamu aratekereza, Ibrahimu na waza kandi kuba mumpaye mu zabukuru patia ndani ya nta cyizere, none uramunyatse kandi. Ariko ubwo ubivuze, Aburahamu yumviraga Imana. Ubwo ubivuze Juna amesema kandi akaba wamumpaye, patia niba wemeye ko mutwika, rubanda nibaguseka sasa wajira birakureba. kuangalia Umuntu turi mu zabukuru none kandi ngo tumutwike, ni wowe uzamwara wewe kabisa reka mutwike. acha Aburahamu yari agiye kumutwika, nta mugaruro nta n'ubwoba. saa bila oga. Uwiteka ati, Bwana Mungu ati ndakwemeye neza neza, nakubali kabisa. nemeye ko umukiranutsi none rekeraho, ahubwo reba hariya, reba mu gihuru, ndabona intama yafashwe mu gihuru. Iyo ntama ni Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Isaka wari ugiye gupfa, Isaka alikuwa anataka kufa. Ejeke wari ugiye gupfa, agiye gupfira mu byaha no mu nzoga z'ubucori n'uburiganya n'ubujura n'abuhiyi baragiye kugumunagana n'uburambi n'abafumbira, yibonera igitambo. Imana yose igitambo yaragaragara
Abisiraheli Waisraeli bahuzwa n'Imana ku bw'igitambo. walishwa na Mungu juu ya dhabihu. Natwe nta yindi nzira Imana yaciye kugira ngo duhure nayo, ni igitambo, Dhabihu ni umubiri we yatanze kugira ngo umuntu ahure n'Imana. na Mungu. Nta kindi kiduhuza n'Imana usibye igitambo cy'ukuri, ari we Yesu Kristo. Kubw'amaraso yamenye ushobora kumwegera, maze wamwegera, maze ukavugana nawe, maze umuhanuzi akavuga ati igihe nabonye wa mukecuru yicaye mu materaniro ngo ndabona ndavugana n'Imana ngo nkuvugana n'umuntu wicaranye. Mbese nk'uko Asheri yicaranye na Gerari bakajya baganira, mbona uwo mukecuru mu materaniro ngo yubitse umutwe, ngo abombetse amaso, bari gusenga ngo nk'umuntu uri kuvugana n'undi. Namwe muze mwimenyereza, mumenyere ni uko uvugane n'Imana nk'umuntu uvugana n'undi. Mbese Imana iba inshuti yawe. Wa musore wa kera yarabwiye ngo igihe barimo gusenga ngo numvaga umuntu asa nk'uhagaze iruhande rwanjye ngo nkumva icyungazi cy'umuntu. Nasikia kabisa kitu ya mtu kama kile. Imana ihabwa icyubahiro. Sifa. Hanyuma rero ejo Sasa kesho hari ku wa gatandatu kwa siku ya 6 twavuze twirukanka wakati tukikimbia kugira ngo bajye mu kazi bagiye, wenye kwenda kazini waende. ariko nubwo baragiye Ingawa walienda twahise tunarangiza malizia hapo bafashe amadakika nka 55 kama 55, ariko lakini Imana yari yaduteguriye tuangalia aho twumvaga ijambo ry'Imana tusikia risigaye Mungu anatuambia eti Imana yacu Mungu wetu ni Imana ikiranuka. mwenye haki. Mbese ni Imana ikiranuka gute? Mungu mwenye haki je? Imana tuyibonera gukiranuka kwayo Tunaona haki yake igihe cyose yo wakati yeye yavuze iti anasema eti muri nje ndani yangu mfite umurimo wo gucungura niko na kazi ya ukombozi no gukiza, na kuponya, gucungura abantu, kuokoa watu, gukiza abantu, kuponya watu. none nzabigeraho Sote nze. tutafika koje? Nzacungura abamarayika se, Na wakoa malaika, nzacungura abakerubi se, kukomboa wakerubi, nzacungura abaserafi se. kukomboa wasalafi. Birakwiriye ko ncungura umuntu, Mtu ariko nkamucungura namkomboa. akwiriye gucungurwa nyine. Kukombolewa tu. Wari ugiye gupfa, Alikuwa anataka kufariki. wari urwaye, wari uri mu bibazo, nkamutabara. None abamarayika n'abaserafi ntabwo barwana, abakerubi ntibarwana. None sinzamucungura gute? Sasa tamkomboa je? Reka nemere Acha nikubali. ndeme umuntu gusa. Kumbe Mungu Kubw'urukundo rwayo umuntu wa mbere yaremye yamuremye asa n'Imana. anafanana na Mungu. Nawe umbwira ukuntu Imana ari nziza. Niambie vile kama Mungu ni mwema. Imana iravuga iti reka mureme agire ishusho yanjye, tumureme agire ishusho nk'iyacu asa natwe. Fanane nasi. Igitangaza mbese Adamu igihe yaguye hari icyo yashinje Imana. Umuntu wari waremwe ku ishusho y'Imana, Mwenye aliumbiwa kwa sura yake. Imana yazana inyamaswa Mungu akaleta mnyama uko yiyise. kama vile naita. Mesaje iri kutubwira ngo Mungu anatuambia uko Adamu yitaga inyamaswa, hata alikuwa anamuita na ni ku Uwiteka yavugaga ati uyise nk'uko nanjye naremye. Uko nari kubivuga, uko nari kuyita, uko mbibona nawe ni kubibonye. Mbese uburyo ufite umwuka wanjye, nawe uri Imana ntoya. Bigeze igihe amugira Imana muri Edeni. Mungu ndani ya Eden. Nawe ubwira Imana hari ikitakoze, Na wewe unaniambia Mungu kuna ariko birarenga. Adamu na Eva baragwa, zaidi anaanguka. ariko mu rukundo rw'Imana, Imana twizeye ni Imana ikiranuka. Iramuremye, imuremye nk'Imana. Mungu kama Mungu. Biraranze baraguye, baguye Imana irongera irabasanga. Anaongeza anawakuta. Nubwo baguye, nubwo bambaye ubusa, nubwo babaye nk'imbiri bihishe, Imana riti Imana inabakurikiranye. Mungu anawafuatilia huko. Ntibyashiriraho Kuishia pale. bajugunye Watupilie. ntabwo inabasanga. Anawakuta huko. Adamu na Eva Adamu na Hawa. igihe bari bambaye ubusa Wanavaa buchi. baguye, ijambo ry'Imana riti bambaye ibirere, bambaye ibicocero, amababi y'imitini, Majani ya mtini. maze barihisha. Wanajificha. Bumvise ijwi ry'Imana Sikia sauti ya Mungu. barihisha. Wanajificha. Amajwi y'inyamaswa no kururuma kw'intare Kuruma kwa simba. barahunga. Wanakimbia. Bagiye kumva Wakienda bumva kusikia. ryajwi Nasikia nabyo sauti. biragezeho. Wanafikia.
weba we Never will. noneho ngo turapfuye Kufa. turagira inyamaswa tugira n'imana twacumuyeho Tuliwasi kwake. turashize birarangiye Naisha. Uwiteka aravuga ati camuri hehe Mko wapi? kuri hehe bari bambaye ubusa Mko navaa buti. umutwaro we turapfuye turashize turapfuye nose mufite ubwoba bwagenda gute Woga vilikuwa je? bati twambaye ubusa Tunavaa buti. none si ubwiye ko mwambaye ubusa nyine Niwaambia kama unavaa buti nani? none si tuzi ko wa mugore wampaye Kama ile Mungu nipatia. yanyoheje Anishawishi. nanjye nkaryaho Nakula. none twambaye Sasa ubusa tunavaa buti. ye imana yemeye gusanga adamu na eva bambaye ubusa Kukutana Adamu na Hawa wanavaa buti. ashere nubwo ngerera n'inshuti yawe wagera mu cyumba yambaye ubusa ariko imana yasanze adamu na eva bambaye ubusa bari mu gihuru irangire basanga mu gihuru kugira ngo bakize imana ishobora byose ihabwa icyubahiro imana itagira isoni zo kuvuga kuri abanyabyaha ntabwo biyiteye isoni ntabwo biyiteye ikizinzi ntabwo biyiteye isazami kubera gusanze mu byaha no mu bwoko imana ihabwa icyubahiro uriya mufurere niwe ukunze kuvuga ngo batema ndi mugari ajya kunyumva agaseka anasema mtu mmoja na mimi nacheka. nanjye niwe wiyibutse Nikikumbuka nanjye ntangazwa n'urukundo rw'imana mimi nashangazwa na upendo wa Mungu. imana kudusanga mu byaha Kukuta ndani ya imana dhambi. ihabwa icyubahiro Akapewa sifa. imana rero Mungu sasa ikomeka y'abacunguye ni vile aliwakomboa. ati rero Sasa nari ngiye kubica nilikuwa nataka kuwaua. wowe adamu nari ngiye Wewe kubica Adamu nataka kukuua. ariko igihano umuhaye Lakini Azamu nakupatia. uzaza ututubikana Utakuwa unaleta jasho. ubone urye ubone wambare Upate kukula na kuvala. eva nawe Hawa na wewe. nawe uzaza ubyara umushi Utakuwa na zao kichoka. umushimyi yavuze ngo umudamu we yagiye mu bitaro Mimi nasema bibi yake narimwe muri ngoma nagende arabyara neza atazaa vizuri. umugore ntabwo yaba ari kumise musabe Mke wake asipata uchungu, muombe kabisa ile aho uchungu. bivuze uba wabicunze Kivisemo ni kuna vitu. umugore si yabyara atagira ibise Mke ni sana bila uchungu. ibise n'ibindi bimurye Kabisa uchungu imukule. bimurye bimuzazanye kugira ngo nabyara Sana rwa rukundo ile upendo rw'umubyeyi n'umwana mzazi na mtoto. ibise ni imana yabitegetse Uchungu ni Mungu aliamuru. ntabwo wasenga ngo Hawezi omba uchungu iache. imana iravuga iti Mungu anasema eti rero nari ngiye kubica umekuwa nataka kuwaua. none akanyamaswa Sasa je, mnyama reka nkice acha nikaue. mbambike uruhu rwabo Wafike ngozi yake. ariya maraso Ile amenetse damu ilimwagika amenetse ku bwanyu mwagika juu yenu. ayanyu nayo yari agiye kumeneka Mwagika. none akamega niko kameze amaraso yako Njoo na mwana damu yake. mbambike uruhu Wafike ngozi. adamu na eva Adamu na Hawa. ngo bya edeni Ndani ya ngumi ya Edeni. intare n'ingwe Kabisa simba byabatinyaga wana wagopa. bagiye kubona babone Wakienda kuangalia wasema kisha. barasima bandi twabonaga bari kudutegekana Wale sisi tukao tunaona walikuwa bambaye uruhu wale wanavaa ngozi. intare ikagendeka muri minsi Simba inakuja. akabona birukanse Anaona kumbia. intare ikabona birukanse Anakimbia hapo. ati senyere wagapfuye Mungu nakufa. itangaza Inshallah. imana ihabwa icyubahiro ariko imana igira neza Mungu anataka bambaye uduhu wakivaa ile ariko ngozi. imana irabarinda Mungu anawachunga. ngo gukiranuka kwanyu Kwa hadi kwake. ijambo ry'imana kutubwira Ndio Mungu riti anatuambia eti uko niko vile niko. imana Mungu umuhanuzi nangwa se umwami yesu kristo nabii au mfalme Yesu Kristo ari kugereranya isi ya none analinganisha ulimwengu ya leo na sodomo na na gomora Sodoma na Gomora. akagereranya isi ya none Analinganisha ulimwengu ya leo n'ab'igihe cya nowa na wakati wa Nuhu. ab'i sodomo na gomora Sodoma na Gomora. nibyo twumvisheho ejo Tulisikiako jana. umwami yesu afata ab'igihe cy'isodomo ab'igihe cya nowa Wakati wa Nuhu akabagereranya n'igihe cyacu walinganisha na wakati yetu. ab'igihe cy'isodomo Wakati wa Sodoma ijambo ry'imana riti nenda Mungu eti bakoze ibyaha alifanya dhambi amakese n'amadosiye kabisa, birazamuka zao zinapanda ibirego birazamuka kabisa, mashtaka yao inapanda yirunda ku ntebe y'imana ikaa kwa kiti cha Mungu. bimaze kuba byinshi Kisha kuwa vingi, bimaze kugwira kisha Imana kuwa iravuga vingi iti, sana. Mungu anasema eti birarenze inakuwa zaidi, ubwo birenze inapita kipimo. nta kundi
kundi nabigenza Sifanya ariko tena. kubw'imbabazi zanje Nishwe rehema zangu. reka nakubarimbura Acha siwaangamize. ntabagejejeho imesaje Kuwafikisha hako ujumbe. ntawe Imana izarimbura Kuna mwenye Mungu atatangamia. ntabagejejeho imesaje Kufikisha ujumbe. ntawe Hakuna. Imana iravuga iti Mungu anasema eti. kamanuke Acha nishuke. nigerere Nijifikie. niba nyizera Ukiniamini. baraba bakize Utakuwa naokoka. isohora kwa Aburahamu Inafika kwa Ibrahimu. kigeze Wakati ikifika. intumwa z'Imana Mitume ya Mungu. abamarayika b'Imana Malaika wa Mungu. batwaye ubutumwa Anachukua ujumbe. bwo kubwiza Sodoma na Gomora Kwa Sodoma na Gomora. bagera ku marembo y'Isodoma na Wakafika Gomora mlango wa Sodoma na Gomora. bagezeyo Ukifika huko. ari Sodoma na Gomora Sodoma na Gomora. aho kugira ngo bavuge bati Tukasema eti. twagendera n'abamarayika Tunaelewa na malaika. reka twizere Imana Acha tuamini Mungu. tuve mu byaha Ndani ya dhambi. ahubwo baravuga bati Anasema eti. tujye kubabaka Tuende kuwakamata. harya yashimye ibisuweri babita kubaka Wanasema kubaka ni gufata umugore w'abandi kukamata mke wa mtu au msichana. ibyo bita violence Kukamata kwa kukazo. Imana abamarayika barataye yewe babantu bageze ku rwego rwo kubana gufata n'abamarayika Kipimo ya kukamata kupaka na malaika. abasibihangagera Kabisa watu kabisa. abantu baje kubaka abamarayika Wanaenda kukamata wa malaika kwa Imana iravuga iti aha Mungu anasema eti. aha Sinabiona. Uwiteka aravuga ati Biblia inasema eti. reka mbibwire Aburahamu Acha niambie Ibrahimu. Aburahamu aratekereza Ibrahimu anawazia. kiranuka ko Imana ni ukuri Kwa Mungu ni uko Imana yemeye itinda kwa Aburahamu akawa kwa Ibrahimu. iganira na Aburahamu Na Ibrahimu. Aburahamu nk'umuhanuzi Ibrahimu kama nabii. arigusabira Sodoma na Gomora Anaombea Sodoma na Gomora. intumwa nazo Tume nayo. zagiye Sodoma na Kwa Gomora zilishaenda Sodoma na Gomora. ab'i Sodoma na Gomora Sodoma na Gomora. batwitswe n'umuriro w'amazuku Kuwa na moto. hari icyo Imana itakoze hari icyo Imana itabagiriye Katika Mungu akufanya. kuko niko ab'isi ya none Niko wa ulimwengu ya bari leo. butwikwe bagasha bagakongoka Kula wanaisha. nta cyo Imana itabakoreye Kuna kitu Mungu akuwatendea. hari icyo Imana itabakoreye Mungu akuwatumikia. Biblia iri kutubwira iti Biblia inatuambia eti Aburahamu Ibrahimu yasabiye ab'i Sodoma n'i Gomora wa Sodoma na Gomora. imbabazi zituruka hejuru Rehema zinatoka juu. ziramanuka Zinashuka. kugeza ku rwego Imana yemeye iravuga iti Bwana anasema eti. nubwo nabona y'icumi Wanapata watu nzabababarira nitawarehemu. yaragiye ibona y'icumi Alienda na nao 10. yabageho bangahe Imana irakiranuka iravuga iti ninsanga y'icumi ndabababarira Nitawarehemu. yasanzeho bangahe 9 Tisa. 8 batandatu bane batatu ni batatu gusa Imana irakiranuka wagejeje ku 10 Fika kwa 10. yuvuga batatu wenda banyibabarira Warehemu. hari uko Imana itari yakoze igihugu cyose isi nzima Mungu nzima. Sodoma na Gomora Sodoma na ntabwo Gomora. yasayigaranye n'isi ya Nuhu Wanalinganisha na ulimwengu ya isi leo. yose Mungu abantu nzima watu tatu. hari ukuntu Imana itageze Inshallah. abanyagihugu bakunze kuvuga ngo Sehemu ndio nasema ariko naho baranabivuga nasema ngo nta kimana nayishinja kabisa Mungu siwezi. hari icyo wayishinja Imana yacu ni Imana ikiranuka icyo tuyikundira ni Imana ikiranuka Mungu mwenye haki. Imana iti Mungu wetu. ibyaha bimaze kuba byinshi Dhambi zao zinakuwa nyingi. igihe cya Nowa Wakati wa Nuhu, abana b'Imana watoto wa Mungu bivanze wanazichanga n'abana b'isi na watoto wa ulimwengu, abafurere wandugu, abasere wadada bivanze n'abamoni wanazichanga na wapagani. none ubwo nanga uruvange Mungu anakataa mchanga. Imana yacu yanga uruvange Anakataa mchanga. Imana iravuga iti Mungu anasema eti niboneye Nowa naona Noa reka muhe ubutumwa ajipatie ujumbe. imuzanire ubutumwa Anamletea ujumbe. wowe rero ngiriwe Wewe wese sasa unakuwa na abandi bose bamaze kuba abanyabyaha Wanakuwa wenye dhambi. by'indenga kamere Dhambi ya kupita kipimo. ariko wowe urakiranuka Mungu mwenye haki ngiriyeho umugisha nakuwa na henda mbele kwangu. ngubu ubutumwa Njoo hiyo ujumbe. ugende wibarize kujya Uende kabisa kwa tengenezi safina. ugiye kwirimbuza umwuka Wewe w'amazi unatayangamiza kwa gharika na maji. Nowa aravuga ati Noa urakoze mwana asante ubwo Bwana. mbishuriye Leo nimefunulia. kugeza ugiye kurimbagwa n'amazi urakoze Asante. ibyo umbwiye Niambia. ni ameni Amen. ugiye kubishyira mu bikorwa aratangira arubaka Anaanza kujenga. yubaka anabwiriza Anajenga akahubiri. Imana ishobora byose Mweza yote. yihanganira Anasubiria. kugenda gahoro kwa Nowa Tembea imyaka 120 miaka 100
isi yose yari imaze kumenya inkuru y'umusaza Nowa uri kubaka inkuge wenyine. Ntawe utari uzi iyo nkuru. Niba hari za televiziyo simbizi, ndumva nta muntu wari utarakamenya iyo nkuru. Ubu butumwa bwiza ndumva ari bakeya sinzi niba banahari batari bamenya iby'abafurere. Hari abahari, hari abatari bamenya iby'abahanuzi. Nabo umuhanuzi ari kuvuga ati iyi mesaje nimara kuzenguruka ku isi yose intama yanyuma ikinjira umushene azazamura. Mesaje yageze hose hose ntabwo itageze no mu Burusiya na wapi mesaje yageze. Ijambo ry'Imana ritubwira ati Nowa yibariza inkuge ariko gakiza kugira ngo akimuze w'amazi. Imana Mungu ikunda abantu, anapenda watu, ariko ikavuga iti akinasema iti muri bantu kila mtu muri gisekuru kila kizazi ndagiho ubutumwa batia ujumbe n'ubutumwa bwacu abigiye cyanowa wakati wa ubutumwa bwo gukira kuva kokoa bari mu nguge kwa ndana safina kubaka inkuge jenga safina no kuyishama kuingia ndani ariko gukira umuziro w'amazi kubona kabisa garika ya maji. Twebwe abigiye cyacu sisi wakati wetu gukira umuriro no gukira urubanza rw'Uwiteka kabisa. Natwe dufite inkuge yacu, inkuge yacu ni iyihe? Ni Yesu Kristo. Bibiliya ikutubwira iti Nowa yubaka inkuge imaze kuzura urugi rurakingurwa iminsi 7 kabisa, masiku 7. Umuhanuzi akavuga ati iyo minsi 7 igereranya ibisekuruza 7 by'abanyamahanga: Efeso, Simurna, Pergamo, Tiatira, Philadelphia, Sarde na Yogiwe, Laodikia. Ni bingahe? Ni 7. Misekuru bingahe? 7. Tumu cha kangahe? Cha karindwi. 7. Umubare w'Imana ni kangahe? Ni karindwi. 7. Kuko Imana ifite umubare ushitse. Anahesabu kabisa. Ni karindwi. Misekuru 7. Itarako by'amatabaza ni 7. Nyakati 7. Tumisekuruza cha karindwi. Umuhanuzi wacu ni William Marion Branham. Yavuze muri iki gihugu cyo turimo Imana habichwa hari umuntu umwe yabwiye ngo na mtu mmoja ananiambia muri iriya ikiwa huko za rucuno na masesi musizere by'umuhanuzi na amini bya nabii uturuka muri Amerika kutoka huko Amerika Ohio sasa leta kabisa Ohio niva kule Kentucky mukabyemera none mwagezeyo none mwahibi mesaje tangaza mwabyemeye muri rucuru n'amasisi kwa rucuru n'amasisi nakubali mutari mwahagera aho yavuye kufika bahari alizana none mwage mwahigereza mshifikia wewe tuya mwana hagera kwa naishi mutari mwahagera kunjye mwenye bado kufika ni kwa mwe kuzanjana kwa wanza baramwe ngo ni hafi bado sijafika harutari wagerayo na mwenye bado kufika amano na hafi kwenye nabii anazaliwa mwageze muri icyo gihugu kufika muri nchi ngo none tena mu guhindura mesaje nabadilisha ujumbe. Imana yacu ntabwo ihinduka umuntu yahinduka n'imyitwarire igahinduka
abasare n'imisatsi y'umwimerere utari n'ibisuko Imana yaducyubahira komera mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. igisego cya karindwi Kizazi cha cy'umuhanuzi William Branham Nabii William gukira urubanza kuokoka kabisa ubutumwa ni kuamini ujumbe huu. yaje no kuvuga ati Alikuja nasema amadini yaraguye musohoke muri Babuloni musohoke mu mivurungano Babuloni yaraguye Babuloni ni urudubi rw'amadini chamba madhehebu. nigigisha z'amadini Ni mafundisho nibo bahishuye ubutatu butagatifu walifunuliwa utatu ubutatu butagatifu n'ibyubahiro ahubwo izina ry'Uwiteka ni Yesu Kristo ushaka gukira urubanza rw'Imana yakira ijambo ry'Imana yemera ijambo ry'Imana umubatizo witwa Yesu Kristo Imana ihabwa icyubahiro masomo umubatizo uri hehe reka tubisome acha tubisome. utazabona motife Usipate sababu. nibyakozwe n'intumwa Ni matendo ya mitume igice cya kabiri sura ya 2. komera Matendo ya mitume sura ya 2 sura ya 2 Niliposikia haya bacumita mu mitima ikawachoma mioyoni, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa wakamwambia Petro na mitume abo zaidi, bene data mbese tugire dute wanaume wa ndugu, tutende Petero je? arasubiza ati nimwihane Mutubu umuntu wese muri mwe kila mtu ndani abatiza yenu mu izina rya Yesu abatizwe katika jina la Yesu, ngo mubone kumarirwa ibyaha byanyu kandi Tena namwe nanyi. iyi mpano ni iy'umwuka Ni wera karama ya Roho Mtakatifu muzayihabwa mtaipewa. kuko isezerano ari ryanyu ahadi ni yenu. n'abana banyu Watoto wenu. n'abari kure bose N'abari kure bose. abazabanagwa n'umwami Imana yacu Amen. Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa. n'abandi nibo bavuga ngo Wewe wanasema eti ijambo ryiza neno njema ngo ni hamwe n'ingina w'Imana kama ndugu yake na ngo kurisubiramo ngo nta mategeko pia hakuna sheria. natwe reka tubisubirire Na sisi hata tupite ndani. abo bantu bumvise ibyo bageze Wanani n'ab'igihe cy'intumwa wakati wa mitume n'abafarisayo n'abasadukayo Wasadukayo n'abanyamahanga bari na bahari wa mataifa walikuwa abo bantu bumvise ibyo wale watu wakasikia hiyo ntibacumita hayo mu mitima na wachoma moyoni, nuko babaza Petero wanauliza Petro n'izindi ntumwa bati mitume zingine eti bagabo bene data wanaume wa ndugu, mbese tugire dute fanye je? ijambo ryari bagezeho Ndio kwa nafika kwao nibacira na urubanza wakatia hukumu. Petero arabasubiza ati Petro akawajibu eti nimwihane mutubu, umuntu wese kila mtu yeyote muri mwe ndani yenu abatizwe abatisiwe mu izina rya Yesu Kristo ndani ya jina la Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha wapate byanyu kusamehewa dhambi zenu, kandi namwe tena nanyi muzahabwa iyi mpano mtapewa hii karama y'umwuka ya wera Roho Mtakatifu. kuko isangano ari Kwa ryanyu ahadi ni yenu n'abana banyu watoto wenu n'abari kure bose wale wote abazahababarwa wale n'Imana nuko akomeza kubahamiriza anaendelea kuwashuhudia n'andi magambo na menshi maneno yengine mengi, arabahugura ati anawaonya eti ikiza b'iki gihe mwisho wa hiki kizazi niyobagiza kisaulisha. bagumya kubabwira n'andi magambo menshi kuambia na magambo mengine n'indi mengi. mesaje nyinshi n'abajenari n'abashere bakababwira n'ibindi byinshi kugira ngo barusheho gukomera. Imana ihabwa icyubahiro. Umubatizo w'ukuri Umubatizo wa kweli. izina ry'Umwami Yesu Kristo. nawe ubatirijwe Kazihiro mu mugezi witwa Bigogo ku itariki 23 y'ukwezi kwa 10 kuri 88 hafi ya saa 8:40 n'umufurere w'umudiakoni utahavuga yaratashe ubu yarimuwe alihamishwa yarasaruwe niko bafurere bavuga alihamishwa yarasaruwe havuga au havuga ngo mumwibuka avuga mnamkumbuka Mukando
zina ryavugura mwibuka Katori havuga kuvuka ni yeye anibatiza. ari kumwe nawe Alikuwa pamoja na wengine. na Sehinje Na Sehinje. umubatizo Batizo. ababatijwemo Ababatizwa ndani. Imana bahumugisha yo umubatizo wo kuri Ndiye mbatizo wa kweli. usomye Bibiliya Soma uhereye ku itangira tangu kumwanzo byahishuwe fika ufunuo ntaho wabona babatije mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka we nubwo hano ntafite ikibanza amafaranga akunze kubivuza afite ikibanza kitanditseho umugore ni izina ryanjye gusa jina yangu tu yego ndiyo ati icyo kibanza ile kiwanja ati mwese yote umuntu ubonera muri Bibiliya mtu atapata umubatizo atari uwo mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Kristo ashira urutoki hejuru atie kidole juu ahazo mbere nidusohoka kutoka nje turafata abagabo nka batatu nawe n'ibyangombwa byose by'ubutaka tujya kwa noteri ikibanza nkikureho kimuhereza witwa Theogene Senzige Senzige anapenda kusema hayo. muri kumwibuka Namukumbuka. Imana ihabwa icyubahiro Kwa sifa. natwe hari uwahabonara Na nyinyi kuna mtu mwingine sitapata. nubwo nta nabona ikibanza Wasijapata kile kiwanja. bamuha ikibanza Lakini tupatia nini? yego wihera muri Anasema kuna gari nisipatia. yaguha imodoka Nisipatia gari. ninde Ni nani? indaho Nisipata mbatizo nyingine. Hakuna. mbega natwe murabyemeye Nani mnakubali? Imana ihabwa icyubahiro Tukamsifu. tusome n'ibindi Wacha tusome na ingine. ibyakozwe n'umwana w'uburundi Matendo ya Mitume igice cya 4 sura ya 4. Amen. hano twasomye ngo Maturasema eti. nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza namwe ndababwira ngo mwikiza b'iki gihe biyobagiza Ushoka hiyo wakati wanasahau. baje ibintu bwende babizi Wanakatara vitu na wanajua. nuko abemeye amagambo ye barabatizwa ababyemeye Wanakatari wanabatizwa. kubera iki mwebwe mutabatizwa ni ukutizera no kwinangira umutima haranditswe ngo uyu munsi niwumvizwe n'Uwiteka wo kwinangira umutima nguko abasogokuruza mu butayu binangiye imitima Imana ikabarimbura Anawaangamiza. niwumvizwe n'Imana ijwi ry'Imana ni iri wo kwinangira umutima nuko abemeye amagambo Wanakubali maneno. barabatizwa Wanabatizwa. abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi babaga ibihumbi 3 Wanakuwa kama 3,000. bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga amen ibyo mukunda gusenga ibyo bituma iri mbaraga zo guhura n'Imana turasoma n'ubundi igice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa Soma sura 4 Matendo ya Mitume. turahera hano Tutaanzia hapa. turahera ku murongo wa 5 Tuanzie. bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateraniriye Yerusalemu na Ana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexandre n'abo muryango bose n'abatambyi bakuru babata hagati izo ni intumwa batari hagati barababaza bati ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye kandi turabazwa icyamukijije ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti
uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari byo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Ese kubamba umwami Yesu ni ukuhe? Wowe uravuga uti abayuda ni babi, abayuda ni abagome, babamba umwami Yesu Kristo, ariko nawe uramubamba igihe cyose utemera urupfu rwe. Igihe cyose utemera urupfu rwe, utemera imbabazi ze, utemera kwihana mu izina rye, nawe umusubiza ku musaraba. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Nta rindi zina munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo usibye izina rya Yesu Kristo. Turasubira kuzana n'umwe kikacenda sura ya 9 igice cya 19 sura ya 19 turahera ku murongo kuanzia mstari wa 19. Igice cya 19 murongo wa mbere. sura ya 19 mstari wa kwanza. Apolo ari Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora mu Efeso, asanga y'abigishwa bamwe, arababaza ati, mwahawe umwuka wera mugitangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati, mwabatijwe umubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma niwe Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Amen. Babyumvishe neza. Bari barabatijwe babatizwa na Yohana, umubatizo wo kwihana ibyaha, abashyira mu mazi menshi. Yesu aje, arapfa, arazuka, aja mu ijuru, intumwa zitangira ubutumwa n'umubatizo mu izina rya Yesu. Pawulo nawe araboneka yunganira intumwa abatiza mu izina ry'umwami Yesu. Bamubajije nk'aba bandi baza batubaza, njye nkaba nasubira mu mazi, ngo nabatirijwe mu mazi, mu bapende no mu baporoso no mu gaturika, ati sinasubira kubatiza. Ati ni sakirirego, ahubwo sakirirego ni ukutabatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Niyo sakirirego. Paulo arababwira ati, umubatizo w'ukuri mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mubabare mu byaha byanyu. Hanyuma amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera abaza. Nta mwuka uzabona mu izina rya Yesu. Turasoma namna hii ibyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 18. Nuko benshi mu bizeye baraza, batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze. Kandi benshi bo mu bakoranye iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni, babitwikira imbere ya rubanda rwose. Babaza ibiciro byabyo, babona yuko bigeze ku bice by'ifeza inzovu 5. Uko niko ijambo ry'umwami ryo ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Amen. Benshi barazaga bakatura ibyaha byabo, nta kuvuga ngo nagize inari nyinshi, ngo n'inyota nyinshi, oya ahubwo narasambanye. Vuga uti narasambanye. Yego, cyakora uwo mwasambanye wo kumurega nawe ntakorwa wazazihana ku giti cye. Ntabwo wavuga ngo narasambanye, wakuvuga ngo barakoheje. Nicyo se bakoheje? Bakujanye mu mugozi, ntabwo ko bagufashe
kutatabaje kama ukamata mbona kupaza sauti mu ntabwo twari turimo mu kiziba kati babo kure kiziba yote mnapajua maze umukobwa dufite imyaka 14 kugeza ku 16 n'irindwi nabo bari basigaye buzuye maternite wanajaa kabisa wagera kuri maternite aho babyanga naho baza kubipimo umukobwa nk'utwo ari two turiyo wasichana wale ndio wanajaa abo twabanye mu kiziba ndio babizi nao kiziba wanajua habari yote ilikuwa ninayo umukobwa w'imyaka 16 wamaze kurenza 18 yabaga rusimbutse alikuwa anavuka yabaga rusimbutse utwo dukobwa ngutwo dufite amashagara n'amaraso menshi ari kubiragira utwo muje mwiragiza Imana muje mwiragiza Imana wakira Imana zabaha imbaraga zo gutsinda umubiri nta kintu kiruha gutsinda umubiri n'ibyaha gushinga imbaraga z'Imana utwo dukobwa rero wari wapiti sasa baramfashe nikamata nani akanga kumuvuga anakatara kumusema baramufashe ntiwatabaza nikamata bila kutoa sauti tena bagufatiye kukamata wapi wabikurikirana ukifuatilia usanga ni mu nzu y'umusore ukutane mu nyumba ya kijana waza gusura umusore nende kutembelea kijana yakubaka akikukamata kwa nguvu yakubaka lazima ukamata bakujanye mu mugozi bakupeleka kwa mkao bakujanye mu murunga kupeleka kwa mkao suburi manganye si ujanja n'ibimana gukaza ku mutima kabisa ku moyo uvuguti narasambanye kabisa nilizima ibyo uri manganye byihoreye ujanja biache n'abakozi b'ubukorikori na wenyewe walifanya mambo ya uganga n'iby'ubupfu na vile vya kupiga labuni bakabizana imbere y'intumwa wanavileta mbele ya mitume njyewe rero mimi sasa nari ndi umurozi nilikuwa mlozi niba wari umurozi kama ulikuwa mlozi vuga uti sema eti dore ibirozi ngibi join mlozi niba wari umurozi ulikuwa mlozi niba wari ufite impigi ulikuwa na niba wari ufite imitsindo n'amahagiro n'ibirozi kwihana neza ni ukuvuga uti nari ndi umurozi kandi ngibi tena njoo hivi ukabizanira intumwa zacu ni ba Ashera na ba Gerard bakabitwika mu izina ry'Umwami Yesu mu ibanga ndani ya siri ntihagire n'undi ubimenya asiye mtu akubicha ariko abo mutorera bashaka bakabimenya uzabivuga uwo muvumo ukamugenda byari namba byagiye kuri amazi nawe bakakugenda nuko ibyabaye mu materaniro runaka ngo yihane mtu fulani alitubu ibyabaye mu materaniro bakakugenda umusambanyi wakomeye gucunga umusambanyi ukabivugira muri salo mu biganiro no muri kampani byakoze mu materaniro ukabivuga byari namba byagiye kuri namani nawe uzakugenda ibyo byaha bizakugenda mujye mukomera mbese mujye muba abagabo mujye mugira kwizera muhagarare neza nk'abakera mujye mugira ibanga mwene so mwarashwanye igihe kigeze gusabana imbabazi abakozi barabakiranura none ugeze muri kampani uri kubivuga no mu modoka muri kubiganira n'abamombe batakuranira hano ni umuvumo uri kwishyiraho urubaburebure kabisa sinzi umufurere wavuze ngo uzabona ngo nakoze ikintu uzi ko nasanze Eugene ngo ari guca akababi ngo unajua kama nakutana na Eugene akataka sinzi bari cyo akababi ni icyaha kama nikataka kajani ni ngo sana mugende uri kubivuga no lazima mugamba utembele usema ndani ya kambi dusaba niba yagaragayeho intege nkeya ni ngombwa ngo mubigire ikiganiro ufanye mazungumzo mbese birakubatse sasa vile vinakujenga uje mukura kwa mnakomana mukagira n'ibura kuna siri Imana ihabwa icyubahiro vuga ngo narasambanye sema ni zini vuga ngo nararose sema ni yoga ubizane ubilete babitwike babilunguze izina ry'Umwami Yesu ndani ya Yesu Kristo muzese uko byagendaga sasa sio kuna henda bikabiza ntibabitwike kabisa kwa bilunguza amen mukari he lakini kumbuka iko wapi bikabiza ntibabitwike kabisa kwa bilunguza hiyo barabitwitse bali bilunguza ntabwo icyubahiro Mungu apose baricyo
Ukipenda tunaweza achia pale. Imana habwa icyubahiro. Mungu aposi. Bibaye 9 na kwa saa 9 dakika 6. Dakika Byabindi n'ibikindi. Ile ni ya wakati wengine. Acha tuache mjende. Tutavuga byinshi byinshi. Tutasema mingi ya nini? Imana duhaye ibyo by'umunsi. Imana Imana irakoze. Mungu asante. Ihabwa icyubahiro. Ibyo twavugaga mu gukiranuka kw'Imana. Imana yakiranutse. Kwa haki Itwohereza umuhanuzi. Imana ubwayo yari itanze alitoa igitambo kama zabibu. Umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwizera uwo mwana ni uguhabwa ubugingo buhoraho. Kwemera ijambo nibwo bugingo buhoraho. Kubatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo nibwo bugingo buhoraho. Kwemera Imana ukavuga uti Mana waritanze uramanuka uransanga aho ntuye nanjye reka nkwiyegurire. Imana yaremeye irarindimuka igera ku isi irarindimuka icishwa bugufi. Imana yicishije bugufi kugera ku rwego rwo hasi. Ikindi gihe kigeze kibyashiriraho barayitoteza. Mwami wawe nanjye baramutoteje baramubabaje baramukubise baramufashe baramubamba baramwica arapfa arahambwa ari ikuzimu. Icyubahiro kiva hejuru ubushorishori agera hasi ku ndiba y'isi. Uwavuye hejuru akamanuka akagusanga akagera ku ndiba y'isi akazamuka n'izindi akazamuka n'izindi afashe umufunguzo w'ikuzimu. Niba ushaka kuzabona umwami niba ushaka kuzabona umwami umwakira mu bugingo bwawe n'igihe nikigera ukava muri uyu mubiri Imana izakuzure. Yanesheje umubiri yanesheje urupfu yanesheje imva yanesheje ikuzimu azazukana intsinzi. Amen. Kwicisha bugufi byaturutse hejuru biramanuka arongera arazamuka. Imana imuhereza ubwiza n'icyubahiro hejuru y'amajuru. Uwo wazamutse akaba yicaye iburyo bwa Data wa twese. Izo mbaraga z'Imana iburyo bwawe nizo mbaraga zawe. Uburyo bw'Imana ni Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ni Yesu Kristo. Niba ushaka gutsinda niba ushaka kunesha wizere umwami wihereze Imana wihereze ubugingo bwawe. Arazamuka ahabwa icyubahiro kiri hejuru y'amajuru hejuru y'ibigirwamana. Uwo rero wapfuye akazuka akazamuka akaba yicaye hejuru y'amajuru yose y'abami Yesu Kristo. Nawe witeguye kumwakira Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ibindi ni by'ikindi gihe Imana ihabwa icyubahiro kugira amahoro y'Imana.